Mugire amahoro y'Imana. Turagarutse mu kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Niba warigeze kurota inzozi runaka, ni igihe cyo kugira ngo usobanukirwe n'izo nzozi. Waba warigeze kurota moto itukura, moto y'umukara, kurota moto yera, kurota moto ifite umuvuduko mwinshi, kurota moto idafite esanse, kurota usunika moto, kurota se wiga gutwara moto, kurota utinya gutwara moto, kurota moto yibwa cyangwa se kurota moto yaribwa ariko yabonetse. N'izindi nzozi zisa nazo. Kuri iyi nshuro ngarutse mu kiganiro cya kabiri cyo gusobanukirwa inzozi zo kurota moto. Niba warigeze kurota inzozi zose zerekeye moto, ni akanya kawe ko kugira ngo utege amatwi. Kandi muvandimwe, menya ko iyo ni mesaje ikomeye Imana irimo iraguhereza. Hari mesaje idasanzwe Imana yari irimo iratanga, kandi inzozi zose turota akenshi ziba zifite icyo zivuga n'icyo zisobanura. Umuntu wese Imana ivugana nawe, ahubwo ikibazo nuko abantu benshi tutamenya uburyo Imana ivugamo. Ariko buri muntu wese hajya burya Imana iba yamusuye. Mbahaye ikaze rero muri kiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi. Hanyuma mbonera akanya ko gushimira abantu bose bakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Nawe utarabikora nicyo gihe cyawe, wakanda like. Ibyo like ni nziza cyane, ziba zikwereka ko abantu urimo gusobanura inzozi muri kumwe. Ikindi cya nyuma kandi, inzozi zose zo kurota moto, niba warigeze uzirota ukumva tuzisobanuye bitarimo hano, ni byiza ko wandika izo nzozi zawe muri komanteri, hanyuma kugira ngo tugufashe gusobanukirwa inzozi zawe. Niba warigeze kurota moto rero, duhereke ubusobanuro bwa mbere. Ubusobanuro bwa mbere, kurota moto ubundi bisobanura urugendo rw'ubuzima, akazi, cyangwa se bigasobanura intego urimo gukurikirana, intego runaka urimo gukurikirana. Niba warigeze kurota moto, umenye yuko moto ubundi isobanura urugendo rw'ubuzima, nguko no kurota igare abenshi babisobanura mu buryo bw'urupfu, ariko kurota igare nabyo bisobanura urugendo rw'ubuzima, rw'ubuzima runaka, ariko bigatandukanira mu buryo warirose. Bishobora kuba urupfu, bishobora kuba ibindi bintu runaka, bishobora no kuba ivugabutumwa bitewe n'uko wabirose. Twagiye tuvuga rero inzozi nyinshi zo kurota igare. Niba utarazibonye, kurikirana kuri channel yacu na kuri subscribe, ndetse wanasubira inyuma ukanyura ku mavideo yose twagiye dukora ukabona ubusobanuro bw'igare. Hanyuma kurota moto nabyo bisobanura urugendo rw'ubuzima, bigasobanura akazi cyangwa se intego runaka urimo gukurikirana. Icya kabiri, kurota utwaye moto byerekana ko uri kugenzura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, nta muntu uri kugukoreramo. Mu yandi magambo, ni wewe ubwawe urimo kugenzura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ushobora kurota rero uri ku mugongo wa moto, bisobanura ko hari undi muntu ugira uruhare rukomeye mu byemezo byawe. Nurota ukarota uri ku mugongo wa moto usa n'uyiriho, biba bivuze ko atari we witwaye, ahubwo ko hari undi muntu ugira uruhare rukomeye cyane mu byemezo byawe byose ufata. Mu yandi magambo, ntabwo ari wowe, ahubwo nawe uba udepanda ku wundi muntu cyangwa se ku bandi bantu. Ubusobanuro bwa kane, kurota moto yihuta cyane. Ibi byerekana ko hari ibintu biri kugenda vuba mu buzima bwawe, cyangwa se hari ibintu runaka biri kugenda byihuta mu buzima bwawe. Bishobora kuba byiza cyangwa bibi. Niba urose moto yihuta cyane, biba bigusaba kugira ngo wihutire gusenga, kugira ngo niba ari ibintu bibi biri kugenda byihuta mu buzima bwawe, Imana ibihagarike, kandi niba ari ibyiza, Imana ibiteze intambwe. Mbibutsa ko tugira amateraniro yo gusengera, haba gusengera inzozi zose twarose, ni amateraniro ya deliverance, amateraniro ari kuberamo ibitangaza bikomeye. Tuyagira ku munsi wo kuwa mbere, kuwa gatatu aba ari ibintu bidasanzwe, kuwa gatanu aba ari amateraniro y'ubuhanuzi, kuwa gatandatu ho noneho biba ari ibindi kuko aba ari samedi miracle, samedi w'ibitangaza, samedi indwara zirimo gukira. Abahari bo mu bihugu bitandukanye nibo babihamya. Hanyuma rero, niba warigeze kurota izo nzozi, menya yuko uba ukwiye gusenga kugira ngo Imana igire ibyiringaniza. Bibutsa ko ushaka kubana natwe muri ayo materaniro,
uratwandikira kuri nimero yacu tuba twayishyize muri screen, hanyuma tukaguhereza gahunda yacu ya Zoom, kuko atambuka kuri Zoom no kuri UTB live. Imana irimo irakora ibintu bikomeye, Imana irimo irakora ibintu bihambaye. Reka turebe ubusobanuro bwa gatanu. Wigeze kurota moto igenda buhoro, bisobanura iki? Bisobanura gutinda kugera ku ntego yawe, cyangwa se bigasobanura kwihangana. Gutinda biba bivuze ko mu rugendo urimo hari ibintu biri kugukereza kugira ngo ugere ku ntego zawe. Nabyo bishobora, impamvu uba ukwiye gusenga kugira ngo ukure uwo mwuka wo kutagera ku ntego zawe mu buryo buhagije. Ibi rero biba bivuze ko ukwiye kwihangana kugira ngo uzagere ku ntego zawe. Niyo mpamvu bavandimwe biba bidusaba kugira ngo dusenge. Reka turebe ubusobanuro bwa gatandatu. Kurota moto nshya. Urarose ariko urose moto nshya kabisa kabisa ivuye ku Muhinde. Abamotari bajya bavuga ngo imoto zabo bazikura ku Muhinde. Moto nshya, niba Abahinde aribo bakora moto gusa simbizi, ariko njya numva abamotari ikisirito hano muri uyu mujyi wa Kigali bavuga ngo moto yacu twayikuye ku Muhinde. So kurota moto nshya rero mutupi byerekana ko hari amahirwe mashya cyangwa se intangiriro nshya ugiye gutangira. Hari amahirwe mashya ugiye kwakira, cyangwa se bikavuga ko ugiye kwinjira mu gihe cy'intangiriro nshya, intangiriro nshya y'ubuzima. Reka turebe ubusobanuro bwa karindwi. Kurota moto ishaje bisobanura ibintu byo mu gihe cyashize bikigaruka mu buzima bwawe. Biba bisobanura ko hari ibintu runaka byo mu gihe cyashize ariko bigenda bihora bigaruka mu buzima bwawe. Ushobora kurota moto idashaje ariko yarangiritse. Biba byerekana ko mu rugendo rwawe rw'ubuzima harimo inzitizi kandi zikabije, cyangwa se harimo inzitizi zikomeye. Ubusobanuro bwa cyenda. Kurota moto yapfiriye mu nzira bisobanura guhagarara kw'imigambi cyangwa se gutenguha n'ibyo wari wizeye. Hari imigambi yawe runaka wari ufite igiye guhagarara cyangwa se igiye guhagarikwa, cyangwa se hari imbaraga mbi zigiye kuyihagarika, cyangwa se bigasobanura yuko hari imbaraga cyangwa hari ibintu runaka ugiye gutenguhwaho. Bisobanura ko hari umwuka wo gutenguha abadayimoni bashaka kuzana ku buzima bwawe ndetse no ku mibereho yawe. Ubusobanuro bwa cumi. Kurota urimo kugura moto bivuze iki? Bisobanura iki? Biba bivuze ko hari intambwe nshya runaka ugiye gutera mu rugendo rw'ubuzima, kandi biba bishobora nanone gusobanura ko hari umushinga mushya ugiye gutangira. Ubusobanuro bwa cumi na rimwe. Kurota urimo kugurisha moto bisobanura yuko hari ikintu runaka ugiye gusezeraho wari usanzwe ukora. Ntabwo ari kuvuga ngo wari usanzwe ukora umumotari, oya. Ushobora kurota urimo kugurisha moto kandi utarigeze utunga moto, cyangwa se utarigeze utekereza na moto mu buzima bwawe. Biba bisobanura ko hari ibintu runaka ugiye gusezera. Bishobora kuba ari akazi, bishobora kuba ari ibindi bintu runaka, ari ubucuruzi. So biba bivuze ko hari ibintu runaka ugiye gusezera ku kintu runaka wari usanzwe ukora. Ubusobanuro bwa cumi na kabiri. Kurota ugwa kuri moto. Urarose ariko urose ugwa kuri moto. Biba bisobanura ko hari amakosa runaka ari mu buzima bwawe ukwiye kwinjira mu gihe cyo kwisuzuma, kuko biba bivuze ko urugendo rwawe urujyamo ariko rwuzuye amakosa no kutirinda ndetse no kutaba maso. Ubusobanuro bwa cumi na gatatu. Kurota moto igonganye n'indi bisobanura amakimbirane cyangwa se kutumvikana. Biba bivuze ko ugiye kwinjira mu gihe cy'amakimbirane cyangwa se kutumvikana. So niba ari kutumvikana n'inshuti, niba ari kutumvikana n'imiryango, niba ari kutumvikana n'uwo mwashakanye, niba ari kutumvikana na fiancé, ariko uba ukwiye gusenga kuko uba ugiye kwinjira mu gihe cy'amakimbirane. Ubusobanuro bwa cumi na kane. Kurota moto itagira feri bishobora kwerekana ibintu bitari mu maboko yawe. Biba bisobanura yuko hari ibintu runaka bisa n'aho ari ibyawe ariko by'icyitiriro bitari mu maboko yawe, cyangwa se ko hari ibintu runaka ugiye gutunga ariko na independence ubifiteho, n'ubundi bisa naho biri mu maboko y'undi muntu. Hanyuma ubusobanuro bwa cumi na gatanu. Kurota moto irimo kuzamuka umusozi bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cy'urugendo rugoye
ariko rugana ku ntsinzi. Ubusobanuro bwa 16, kurota moto imanuka umusozi byerekana koroherezwa ibintu cyangwa kwitwararika. Biba bivuze ko ni ibintu bibiri. Cyambere biba bisobanura ko ugiye kuba mu buzima bwo koroherezwa cyangwa se kugiye kugira faveri, ugiye kugirirwa faveri, cyangwa se nanone bikaba ari umuburo yuko ukwiye kugenda ariko ukitwararika, kubera ko hari ibintu nyine bisa naho bigiye kukorohera ariko bizaba birimo n'umutego. Ukwiye kugenda mu buryo bwo kwitwararika. Reka turebe ubusobanuro bwa 17, kurota moto mu mvura. Kurota moto iri mu mvura bisobanura yuko uri mu rugendo runaka ariko rurimo guherekezwa n'amarangamutima menshi. Mu yandi magambo, bishobora kuba ari urukundo, bishobora kuba ufite amarangamutima menshi cyane, wenda kubera ubuzima bw'urukundo urimo. Rero kurota moto iri mu mvura, imvura nyine itari nyinshi cyane, idakabije, biba bisobanura yuko ari urukundo, ari urugendo rwawe rw'ubuzima ariko rwuzuyemo amarangamutima menshi, rwuzuyemo ama emotion menshi. Nanone kurota moto ariko iri mu mvura nyinshi cyane, bisobanura ko urugendo rwawe rurimo ibibazo by'inzitane, rurimo ibibazo, rurimo ibigeragezo. Ubusobanuro bwa 18, kurota moto nijoro biba bivuze ko uri mu buzima bwo kutabona neza hazaza, cyangwa se ko hazaza hawe hihishe, cyangwa se kutabona icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Hanyuma ubusobanuro bwa 19 ni ukurota moto iri ku muhanda mwiza. Bishobora kwerekana ko, cyangwa se bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cy'icyerekezo, ugiye kubona icyerekezo cyiza. Kurota moto ku muhanda mubi bivuze ko ubuzima bwawe bugiye guhura n'inzitizi cyangwa se n'ibigeragezo. Ndabashimiye rero, nitwa Pastor Musafiri, ndabarekera kugira ngo tukurikire ikiganiro cyacu cya kabiri, aho tushobora kurota moto irimo kwaka umuriro, cyangwa se kurota moto urimo kuyizimya, kurota moto y'umuntu uzi, kurota moto y'umuntu utazi, n'izindi nzozi zisa nazo. Turakomeza rero tubane mu busobanuro bwacu bwo gusobanura inzozi. Imana ibaho umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Ndabakunda cyane. Nababwiye ko muri kumwe na Pastor Musafiri. Ministeri yacu yitwa Gerizim Ministry. Tubararikira kubana natwe ku gicaniro. Imana ikomeze iganze muri mwe mu izina rya Yesu. Amen.